ariko nyambwira abantu But I usually tell niba people, uzi umwuka wera if you know the Holy Spirit, ukabuza Imana data and you know God the Father, ukabuza Yesu and you know Jesus, nkuko nzi Rwabugiri as I know Rwabugiri, uruwo gusabirwa ngo jewe narazamutse ngera mu ijuru. have you ever heard people teaching and saying, I went up in heaven? ngo mbona abantu bamwe batuye mu nzu zitagira amashanyarazi, And I saw some people who lived in the house without electricity. ngo abandi ngo bagenda n'amaguru abandi bagenda mu And modoka. others were working on foot, others in the vehicles. Abandi ndakanyaga iryo ntabwo ari ijuru And truly ry'Imana, I say, this is not the heaven of God. iryo ni ijuru ryo mu nzozi, iryo ntabwo ari ijuru. That's not heaven. Iryo ni ijuru in the image of earth, rikozwe Iyo ni mu isura ijuru. y'isi, That's the heaven in the image of aho earth, bamwe baba basumba abandi bamwe where bakomeye. there is no equity. Mu ijuru In heaven, twese tuzaba tureshya. Yesu ashimwe. praise Jesus. Tugiye gufatanya ijambo ry'Imana. We're going to read together the word of God. Ndagira ngo mbanze shimire abayobozi b'itorero. I would like to thank the leadership of the church first. Ko ni umugisha ukomeye cyane guhabwa umwanya nk'uyu nguyu It's a great blessing to be given this privilege ngo wigishe ubwoko bw'Imana. to teach to the people of God. Nyabwira abantu yuko rimwe na rimwe iyo bagutumiye I usually tell people that when you are invited, abantu bamwe bumva nyine ari nka favor batanze, some people think it's a favor they are going to give. ukagira ngo wowe ugiye kwigisha niwe wagiriye neza bagutumiye. And you think that you who's going to teach, you're going to do well to the people who invited you. Niyo mpamvu uzabona abantu bamwe na bamwe iyo batumiye babanza kukubaza umubare w'abakristo bazigisha uko ungana. That is why some people, when you invite them, they will ask you the number of people you're going to preach to. Wabwira ati bazaba ari nka 20-30 bati ariko hari izindi gahunda bigonganye nazo. And when you tell them it's a number of 20 people or 30, they tell you they had another plan. Noneho ukazumva nkarimo arimo kwigisha avuga ati nkanjye sinjye nigisha ahantu hari abantu bari munsi y'ijana. And one day you hear them preaching somewhere saying that they cannot preach somewhere where people are less than a number of 100. Ariko niyo yaba umuntu umwe. But even if it can be just Ko mu one ijuru person, bavuza impundu iyo in umuntu umwe heaven they yihanye. rejoice when one person gets saved. Kandi rimwe na rimwe twibwira yuko bavuza impundu iyo umuntu avuye mu byaha. And sometimes we think they rejoice because one person has come out of sin. Kuko kwihana twabigarukirije ku gusinda, gusambana, kwiba. Because we have limited sin to fornication, drunkenness, and theft. Ariko buriya no kubaho udasobanukiwe nabyo birihana. But also living without knowledge can also be a sin. Umuntu w'Imana iyo yungutse kumenya, When a person of God has gained more understanding, nabwo mu ijuru baranezerwa. in heaven they also rejoice. Reka mbereke uko bikora. Let me tell you how it works. Iyo umwana wawe yigaga mu wa mbere, When your child was in primary 1, akakuzanira birote ye bamwimuye yagiye mu wa kabiri, and they bring a school report being admitted to primary 2, uranezerwa you feel joy. ndetse ukanamuhemba. And you even reward this child of Yajya mu wa yours. gatatu In level 3, ukongera ukanezerwa. you rejoice again. Yagera muri sogonderi In the secondary school, ukanezerwa. you rejoice even more. Yajya muri university In the university, ukanezerwa. you rejoice still. Yakora akazi When they start working, ukanezerwa. you rejoice. Yabona promotion When they get promoted, ukanezerwa. you rejoice. No mu ijuru nuko bikora. That's how it works in heaven. Aya magambo tugiye kwiga These words we are going to learn about, ndizera ko azanezeza Imana nimubyumva I neza. hope God will rejoice in them when you learn them properly. Bampaye ibice byinshi ariko nafashe kimwe nicyo tuzigiraho cyane. They gave me different verses, but I chose one, which is Kandi nasanze n'ubundi kiri mu ntego mufite y'umwaka. and I found it being one of the theme of the year. Ndagira ngo muri iyi minsi ine mfite. I wonder in these 4 days that we have, Mfite uyu munsi, I have today, n'ejo, tomorrow, n'ejo bundi and Friday, no ku cyumweru. and Sunday. Muri iyo minsi ine In these 4 days, tuzibanda ku ijambo rimwe. we will emphasize on one word, Guhishurirwa uburyo bwo gukorana n'Imana. having a revelation of working with God.
hano mu magambo dusoma In the word we are going to read, Abefeso igice cya mbere kuva ku murongo wa 15, Ephesians chapter 1 from verse 5. Pawulo aravuga ngo nicyo gituma nanjye maze kumva uburyo mwizera umwami Yesu Kristo mugakunda n'abera bose. Having predestined us to adopt, 15, Ephesians chapter 1, verse 15. yes. It says, therefore I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus and your love for all the saints, Mbashimira Imana urudaca nkabasabira uko nsenze. do not cease to give thanks for you, making mention of you in my prayers, Kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo data wa twese w'icyubahiro ibahe umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume muyimenya. that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him. Ngo amaso y'imitima yanyu abone uko ahweza mumenye ibyo mwiringizwa n'iyabahamagaye mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyo azaraga bera. The eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of his calling, what are the riches of the glory of his inheritance in the saints. Mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero iziha twebwe abizeye nk'uko imbaraga z'ububasha bwayo bukomeye ziri. And what is the exceeding greatness of his power towards us who believe, according to the working of his mighty power. Izo yakoreye muri Kristo ubwo yamuzuraga mu bapfuye ikamwicaza iburyo bwayo ahantu ho mu ijuru. Which he worked in Christ when he raised him from the dead and seated him at his right hand in the heavenly places. Imushyize hejuru y'ubutware bwose n'ubushobozi bwose n'imbaraga zose n'ubwami bwose n'izina ryose rivugwa uretse muri iki gihe gusa ahubwo no mu bihe bizaza. Far above all principality and power and mighty and dominion and every name that is named, not only in this age but also in that which is to come. Aya niyo magambo tugiye kwigaho muri iyi These are minsi. the words we are going to learn about in Hari these 4 ikintu days. kimwe nshaka ko musigarana uyu munsi. There is one thing I want you to go with tonight. Guhishurirwa akamaro k'umwuka wera. Having the revelation of the value of the Holy Spirit. Kuko Pawulo aravuga ngo maze kumva kwizera kwanyu After I heard of your faith, ndabasabira I pray ngo kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo data wa twese w'icyubahiro ibahe umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume muyimenya. that the God of our Lord Jesus Christ can give you the understanding and wisdom. Iyi minsi tuzibanda cyane ku kumenya Imana ariko guhishurirwa umwuka wera. Having the revelation of the Holy Spirit. Abantu bamwe bashobora kumva ari ibintu bisanzwe. Some people will think it's a usual thing. Kubera yuko umwuka wera mwaramwumvise kenshi. Because you've heard so many times about the Holy Spirit. Na Yesu mwaramwumvise kenshi. And you've heard of Jesus Christ several times. N'Imana data mwarayumvise kenshi. And you've heard of God the Father several times. Ku buryo mwumva gusubira muri izo nyigisho. To the extent that you feel going back to those teachings, ari nko kugusubiza muri Sunday school. it's like taking you back to Sunday school. Ariko ntabwo ari byo. But that's not true. Kuko buriya ibanga ry'ubukristo bwacu Because the secret of our Christianity riri muri aya magambo is based in these words. ngo muyimenye. Get to know him, Ngo muyimenye. having the knowledge of him, N'ibindi bikurikiyeho. and so on. Nimwitegereza neza. If you look properly, Ikosa rimwe twakoze nk'abakristo. one mistake we have committed as Christians, Ikosa rimwe twakoze nk'abigisha. one mistake we've committed as teachers, No gufungira umwuka wera mu rusengero. is keeping the Holy Spirit only in church. Kuko nimwitegereza muri Bibiliya Because if you emphasize in the book, muzabibona neza. you will see clearly Umwuka wera ntabwo yagenewe kuba mu rusengero. the Holy Spirit is not made to be in church only. Ariko ubundi ibintu by'umwuka wera But the things of the Holy Spirit, twe tubitegereza mu rusengero. we wait on them just in church. Turirimbira mu rusengero. We sing in the church. Twuzura umwuka mu We rusengero. be filled with the Holy Spirit in the church. Tuvuga mu ndimi mu We rusengero. speak in tongues in the church. Duhanurira mu rusengero. We prophesy in church. Umwuka wera The Holy Spirit ni imwe muri dekorasiyo zo mu rusengero. is one of the decoration in the church. Ariko uko Imana yivuga But how God says ari it, nacyo cyatumye Pawulo abisengera.
as the way Paul prayed through it. buriya nimubona Pawulo asenga If you see Paul praying, nusoma inzandiko ze if you read all his letters, ukumva avuga ngo hari ikintu nsengera and you hear him saying there is something I'm praying for, ujye umenya ko ari ikintu gikomeye you should know that it's something powerful. ku iyo kiba cyoroshye Because if it was something simple, ntabwo yari kugisengera he could have not prayed for it. ariko aravuga ati hari ikintu nshaka ko mumenya But he said there is something I want you to iyo understand. nsenze iteka ryose When ndabasengera I pray, I plead for you ni every nako single day. nsengera abera bose And that's how I pray for all the saints. ngo Imana ibahe umwuka w'ubwenge That God no will guhishura. give you the spirit of wisdom and revelation. Haleluya. Hallelujah. kuko buriya nimureba umwuka wera Because if you look at the Holy Spirit, ubundi umwuka wera usually the Holy Spirit, icya mbere ni Imana first, he is God. kimwe n'Imana data Same as God the Father. kimwe na Yesu Kristo. Same as Jesus Christ. mushobora kumbwira muti ibyo turabizi You might say that we know that. dore ikibazo tujya tugira And the problem is this. hari abantu bazi Yesu There are people who know Jesus. bakamenya umwuka They know the Holy Spirit. bakamenya Imana data They know God the Father nk'uko nzi Rwabugiri. as I know Rwabugiri. buriya mu bami bo mu Rwanda Among the kings of Rwanda, Rwabugiri ashobora kuba arimo bo nzi cyane kuruta abandi Rwabugiri might be one of the many I know. kuko kuva ndi mutoya numvaga abantu bavuga Rwabugiri. Because I had many people talking about him. ntangiye kubona ibitabo bya histoire y'u Rwanda nshaka kumenya uwo mwami witwaga Rwabugiri. So when I saw the books of history of Rwanda, I wanted to know the king Rwabugiri. n'undi witwa Ruganzu. And another one called Ruganzu. ni abantu basize amateka. There are people who left so many histories. noneho So ubuzima bwabo ndabusoma ndabumenya. I read their history and I understood. ariko nyambwira abantu But I usually tell niba people, uzi umwuka wera if you know the Holy Spirit, ukaba uzi Imana data and you know God the Father, ukaba uzi Yesu and you know Jesus, nk'uko nzi Rwabugiri as I know Rwabugiri, uruwo gusabirwa. you need prayers. kuko kuba nzi Rwabugiri Because as I know Rwabugiri, nkamenya na Ruganzu and I know Ruganzu, nkamenya n'ibyo bakoze and I know the things they did, nta nubwo bituma nsa nawe. it does not even make me be like them. ntabwo bizangira intwari nkabo. It won't make me a hero like they are. ntabwo bizangira umunyamumaro nkabo. It won't make me the valued one like they are. ndabizi gusa I just know, I have the information. nshobora no kubivuga I can even talk about it. ariko ntacyo bimarira abantu. But it does not give any gain to people. buriya ni nacyo kibazo cy'ubwenge. And that is the problem about wisdom. abantu benshi bariga Many people learn bakaba abahanga and they are knowledgeable. bakabona diplome They get the degrees. bakazamuka bakabona masters They go higher and get the bakabona doctor. PhD. ariko wajya kureba n'ibyo bize And when you go to look at what they learned about, ugasanga nabyo ntibabikora neza. you find they don't do it properly. umuganga arakwigisha The nurse will teach you, the doctor, ahubwira ati itabi ryica and ibihaha they tell you the tobacco is not good. ariko wasohoka But when you go out, ukabona aranywa itabi. you find him smoking. leta yashyize abantu muri mageragere muri gereza The government has put some people in Mageragere jail kuko bibye amafaranga ya leta. because they stole the money of the government. ariko n'umwaka utaha But next year, nzabona abandi bagiye we will see other people going there. kubera ko nubwo tubizi Because that's how we know it. ntabwo byaduhinduye. Even though we know it, it did not change us. n'iby'umwuka rero nuko The bimeze. same way with the spiritual things. nabonye abarimu bafite PhD muri I've theology seen teachers who have PhD in theology bahakana Imana. who go against God. Kazi, uyu muntu uko afite PhD You find them having PhD muri theology in theology, uhakana Imana. but how do they not accept God? uyu ni pastor This is a pastor, ahagarara imbere y'abakristo stands before the akababwira Christians kwihana and tell them to repent of their ariko ibyo sins. yahoze ababwira But what he was telling ukamusanga them, arimo kubikora. he's committing the same thing. azi Imana nk'uko nzi He Rwabugiri knows God as I know Rwabugiri. ayizi mu mutwe. He knows God in his niyo mpamvu mind. Pawulo yasengaga That is why Paul prayed. nawe yababwiye ati ibi bintu ngiye kubabwira Instead of telling them the things I'm going to tell you, bikeneye yuko mwunguka umwuka w'ubwenge n'uwo guhishurirwa it ngo mubimenye. requires you to gain the spirit of wisdom and revelation. ahubwo reka mbabwire Let me tell you, ntarakomeza
Before I move forward, reka mbasabe ikintu kimwe. let me ask you one thing. Reka aya magambo These words, natwe tuyihindurireho put them on ourselves. ndetse buri munsi Even daily, buri munsi daily, nubyuka when you wake up, ujye uvuga ngo Mana pray to God. God, ndagusaba I request umpa umwuka w'ubwenge n'uwo guhishurirwa for the spirit of wisdom and revelation, ngo nkumenye so that I can have the knowledge of you, ngo amaso y'umutima wanjye ahumuke and my eyes be enlightened, menye ibyo niringizwa and nawe get to wampamagaye know the things that you hope for me to menye have, n'ubwiza bw'ibyo uzaragabera and the beauty of the things that you will give to the menye saints, n'imbaraga z'umwuka izo uha abakwizera and the power of the spirit that you give to those who believe in you. kandi reka mbabwire And let me tell you, uzasenga gutyo if you pray like that, abikuye ku mutima that from your heart, Imana izabikora God will give it to you. ariko kubera yuko twabimenyereye But because we've got familiar with these things, ntabwo twebwe tugendera mu mbaraga z'umwuka we do not work in the power of the Spirit. turazivuga gusa We talk about them. ahubwo reka mbabwire ibintu bitatu cyangwa bine. Let me mention 3 to 4 things. icya mbere The first, ibanga rya mbere tugomba guhishurira the first secret we should get to the Mu bintu revelation by'Imana. of in the things of God. icya mbere The first thing ni uko iteka ryose iyo Imana igiye gukora ikintu is that whenever God is going to do something, gishya something new gikomeye that is powerful, irabanza ikohereza umwuka He first sends His Spirit. Amen. murumva si ibyo bitoroshye Isn't that easy? ushobora kuba usanzwe unabizi Maybe you knew that. ariko urabikoresha But do you use that? kubera yuko nureba neza Because if you see clearly, Imana imaze kurema isi after God created the whole world, ikintu cya mbere tubona the first thing we see, baravuga ngo isi ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi the Bible says in the beginning God created heaven and earth, ngo ariko isi yariho umwijima n'ubusa gusa but the earth was dark and the spirit and it was empty. itwikiriwe n'amazi It was covered with water. ariko bakongeraho ijambo But they ryiza add another good ngo word. ariko umwuka w'Imana But the Spirit of God yagendagendaga hovering hejuru over y'icyo it. kintu kitagira isura It was hovering over this pictureless or imageless thing. iyo umaze guhishurirwa ibi ngibi After you have received these things, ushobora kuba ufite situwasiyo yananiranye you might have this situation that is hard. ubuzima bwawe ushobora kuba bukonje nk'uburiho Your life amazi might be cold, like it's covered with water. urugo rwawe rushobora kuba rucuze Your umwijima marriage maybe is covered with darkness. ariko iyo umwuka wera yaje But when the Spirit of God has come akabibundikira and hover over it akabibundikira and hover over it, nkunda gutanga urwo rugero I usually give this instant inkoko iyo iteye igi when a hen is covering its egg, oya iyo iriteye when it It lays gives- an egg, irarangiza ikarishyiraho riri after it places where it has to be, iyo urifashe when you hold it ukarimena and you burst it, haba harimo amazi it means that there is water inside the bimwe yolk. n'ibintu by'amazi The water, ari kolore adafite ibara it's a colorless water. ibindi biba ari umuhondo Another thing is a yolk. ariko iyo ushyizemo ukavanga But if you mix, ni amazi gusa it's only water. ariko But inkoko izi when a hen, iryicare hejuru it comes and hover over it haci and hatch over it ukaryicaraho and sit over it, ubushyuhe bukajyamo and there goes the warmth. umunsi wa mbere The first day, uwa kabiri the second, uwa gatatu the third, icyumweru kimwe 1 week, ibyumweru bibiri 2 weeks. icyumweru cya gatatu On the third week, kumva udushwi tw'inkoko you turavuga will hear the small hens crying. twasohoka muri rya gi When they come out of the egg, ugasanga gafite amaguru you find it has the feet, gafite amababa it has the wings, gafite umutwe it has the head, n'amara even the intestines, N'igifu. even the stomach. byavuye mu mazi They came out of the water. Hallelujah. Hallelujah. ariko kugira ngo bimere bityo But for them to be like that, ni uko ya nkoko yicara hejuru ya it rya gi requires the hand to hatch over it. iyo ni prinsipe yo mu That's mikorere the y'Imana principle of the working ways of iyo God. Imana iremye ishaka kurema ikintu When gishya God wants to create something new, yohereza umwuka He sends His Spirit agatwikira ibintu and He bitagira gahunda hovers over it, the things that are agatwikira ibintu meaningless. by'akavuyo
the things that I mixed. yavuga ijambo ibintu bigahinduka. And when he speaks the word, things change. Hallelujah. Hallelujah. Murebe no mu isezerano Look rishya. at the New Testament. Marayika yaraje The spirit, the angel came, abwira Mariya, spoke to Mary, umukobwa w'inkumi a young utararyamana lady n'umugabo, who had never slept with a man, aramubwira tugiye gutwita. and told her you were going to conceive. Aramubwira ati mfite fiancé ariko He sindarongora. said, yes, I have a fiance, but I'm not married yet. Aramubwira ati umwana uzabyara si uwo mufiancé He wawe. said, the child you're going to give birth to does not belong to your Umwuka fiance. w'umwami Imana azaza The Spirit of God will come upon you akwicare hejuru, and hover over you akubundikire, and cover you agutwikire, and cover you, usame. and you will conceive. Kandi byarabaye. And it worked. Hanyuma Yesu aravuka. And Jesus was born. Iyo Imana igiye gukora ikintu When gikomeye, God is going to do something great, yohereza umwuka He we. sends His Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Isezerano rishya In the New Testament, mu kuvuka kw'itorero, in the beginning of the church, abantu 120 120 people b'abanyabwoba who were fearful, bicaye mu cyumba cyo hejuru, they were sitting in the upper room. bashobewe, They had no way. desperate. They were desperate. Ariko hejuru mu ijuru But above in heaven, Imana ikavuga ngo God spoke, iyo ngiye gukora, when I'm about to do something, iyo ngiye gukora ikintu when gishya, I'm about to do something new, nohereza umwuka we. I send my Spirit. Ku munsi wa Pentecote On the day of Pentecost, inzugi bari bazidanangiye, they had closed all the doors. bari mu cyumba They were in the room, bahuje umutima, in the same barimo spirit, gusenga. praying. Wow, umuyaga uramanuka There came the wind. ngo ikintu kiza kimeze nk'ikirimi cy'umuriro Something kinini came like the flame of the cyari fire. cyinjiye mu cyumba ari kinini, It entered in a big volume. kirasaduka, It bursted. kimwe kijya kuri It karimi went kajya kuri from umwe one kajya ku person, wundi, each piece to a certain person. batangira kuvuga mu ndimi They no guhanura. started to speak in tongues. Bongeye kwibona bageze They hanze found themselves outside mu muhanda, on the street. ntabwo bigeze bavuza ingoma, They did not they didn't beat a drum, they didn't beat a drum. nta publicité bakoze. They couldn't advertise. Abantu bari i Yerusalemu People who were in Jerusalem, nta nubwo bagiye kubayobora, they did not even lead them. baravuze ati ariko icyo kintu They said, twumvise what did we hear? cyamanukiye hehe? Where did it come from? Barashakisha. They searched. Ariko wenda Imana hari icyo yakoze kugira ngo Maybe there banamenye is aho something cyabereye. that God did for them to know the location. Baraza bahageze They came, bumva abantu baravuga mu ndimi, they had people speaking in tongues. ariko umwuka akora But interpretation. the Holy Spirit did the interpretation. Buri muntu ngo akumva bavuga ibitangaza by'Imana Everyone mu ndimi heard zabo. them speaking of the miracles of God in their language. Kuki natangiye gutya? Why did I start this Uwo way? munsi abantu 3,000 barakijijwe. That day, 3,000 people got saved. Hari ibintu ngewe ndambiwe There are things I'm tired of kuko ndashaje. because I'm old. Iminsi nshigaje sinyizi, The days I'm remaining with, I'm unknown of them. icyo nzi ntingana niyo maze. The thing I know is that they are not equal to the days I've spent. Kuko mbayeho nkageza ku myaka 132, Because if I would spend 132 years, banshyira muri Guinness Book of Records yo muri kino gihe. they would put me. Guinness Book of Records. Bakavuga ngo mu Rwanda hari umusaza wapfuye agejeje ku myaka They will 132. say that there is an old man who died at 132 years. Ngo nasanga ba Metusela n'abandi babayeho igihe I will kirekire. find the Methuselah and other people who lived for a long time. Ariko ibyo si nabyo by'ingenzi. And that's not important. Ko hari igihe umuntu akubwira ngo azabeho imyaka myinshi. Because some people will tell you they are going to live long, Abaza ubundi iyo myaka myinshi urashaka iyi. but why do you need them? Deja kuri 66 On mfite. 66 that I have, Hari byinshi bitangiye guhinduka. I've had enough. Some things have started to Hari change. ubwo abantu bakubwira ngo ariko turabona ukiri muto. Some people will tell you, we see you still young. Ukamubwira uti nuko utari mu ruhu rwanjye. And I will tell them, it's because you're not in my skin. Ubyuke mu gitondo That you wake up one day urambura amaguru wumve ntibirambuka and neza. try to straight your leg and you cannot. Nujya kuzamura ikirenge ngo wambare isogisi wumve And if you want to ntibigerayo. lift up your feet to wear socks, and Ariko you wamara cannot kuyagezemo after you have dressed well ukipanga morale. and you encourage yourself, Abakubonye ngo pastor ngo ariko uracyari agasore. people will tell you, Pastor, you're still young.
housing gusa. It's just a cover. Icyo nenda kubabwira ni What I want to tell you is this. uko ngenda nsaza The more I grow old, nifuza kubona ibyo batubanjirije I babonye. want to see the things of our ancients see. Nifuza ko duhishurirwa. I want us to see the revelation. Ndimo ndasenga Imana muri ino I'm minsi praying in these days that ngo habeho guhishurwa kw'abana there b'Imana. we'll see the revelation of the children of God. Isi tubone nk'uko Imana ishaka That ko the world tugaragara. will see us like how God wants us to be seen. Kandi kugira ngo ibyo bishoboke And for this to be able, nuko tugaruka hahandi it's for us to come back. tugahishurirwa za Come mbaraga back to the source and receive the zakoresheje revelation ba of the Pawulo. power. The power that used tugahishurirwa Paul. za mbaraga The power, and get the revelation of the zakoresheje ba power Petero. that used Peter tukazigenderamo and work through them. atari ibintu by'amagambo. Not just words. Turashaka kubona Yesu We need to see Jesus, utari uw'amagambo. who's not of the words. Turashaka kuvuga We Yesu want to speak of Jesus, utari uw'amagambo. who's not of words only. Turashaka kuvuga We umwuka want to speak of the Holy Spirit, utari uw'igikabye. who's not just for encouragement. Reka mbereke. Let me show you. Nimureba mu isezerano rya kera You see in the Old Testament, cyo nicyo cya kabiri nshaka kubabwira. that's the second thing I want us to talk Cyambere about. cyavugaga ngo The first thing was talking about iyo Imana igiye gukora ikintu when gihambaye, God is going to do something great, iyo Imana igiye gukora ikintu gishya, when God is going to do something new. kandi n'uno munsi niko Imana ivuga And that's what God is saying today. ngo ko ngiye gukora ikintu gishya, See, I'm going to do something ngo ko new, kigiye and kwaduka, it's going to be known. ntimuzakibona. Won't you see it? Iyo Imana igiye gukora ikintu When gishya, God is going to do something ikintu new, cya mbere ikora mu bwoko the bwayo first thing He does in His people, yohereza umwuka we. He sends His Spirit. Biravuga iki kuri twebwe turi What hano? does it mean to people who are here? Nimutakira Imana, Plead to God. nimunihira Imana, Mourn to God. nimuhendahenda Imana. Plead to God. Iminsi 40 In these 40 days, nimubwire Imana ngo ma tell God, God, muri iyi minsi 40 in these 40 days, turashaka guhishurirwa, we need the revelation. twemerere, Allow us, tugirire neza, do good to us, umanure umwuka. and send your Spirit. Kuko iyo Imana igiye gukora ikintu Because gihambaye, when God is about to do something Bibiliya great, yatubwira ngo the Bible says ibihishwe by'Imana, all the secret things of Zaburi ya God. 25 Psalm 125, umurongo wa 14, verse 14. ibihishwe by'Imana All the secret thing of Ibihishwe God, by'Imana. the secret thing of God bimenywa n'abayumvira. is known by those who obey Him. Haleluya. Amen. Iyo Imana igiye gukora ikintu When gihambaye, God is about to do something great, irabanza igasuka umwuka we. He first pours out His Spirit. Iyi ni iminsi yo guhamagara imbaraga, These are days to call upon power. ariko kugira ngo tuzihamagare But for us to call upon them, nuko tubanza tugahishurira. it's for us to receive the revelation. Ndasenga Imana, I pray to God, ndinginga I Imana plead to God ngo uyu mugoroba that tonight n'indi migoroba mu and gifite all other evenings you're remaining with izaba imigoroba yo kuva mu will be the kamenyero, evenings to come out of izaba familiarity, iminsi yo will be guhishurirwa, the evenings of revelation. kugira ngo iyi minsi 40 That nirangira these 40 days, at the end of them, hazagaragara ibimenyetso there will y'uko be seen mwahishuriwe. the signs of revelation. Amen. Haleluya. Hallelujah. Reka ntuzeho gato. Let me be still for Isengere. some moment. Pray for yourself. Mwami Yesu, Lord Jesus, ndasengera aba bantu bose I pray for all these abarimo people, kudukurikira hafi those n'abadukurikirira following kure, from afar and near, n'abazumva ubu butumwa and nyuma those yaho, who will hear this preaching later, ngo imbaraga z'umwuka wawe that zize, the power of the Holy Spirit ngo come, amaso y'imitima yabo that afungurwe, the eyes of their heart will be enlightened. ngo bakumenye, They will get to know ngo you. bakumenye, They will get to know you. bamenye n'ibyo wadutegetse, They get to know the things you've commanded us. babigenderemo. That will work through them. Kora umurimo wawe Mwuka Wera, Do your work, Holy Spirit. ubahumure amaso, Open their eyes. bakumenye, They will get to know you. ubateremo inzara, Put them hunger. ubateremo inyota, Put in them the yo thirst kugushaka. to search for you. mu izina rya Mwami wacu Yesu In Kristo. your name we pray. Amen. Icya kabiri nenda kubabwira, The second thing I want to talk tugomba about, guhishurirwa that we tukakimenya need to have the revelation of aho dukora hose, where we work, aho tuba hose, where we live. turi mu murimo w'Imana, We are in the work of God.
kandi mbere yuko Imana ikoresha umuntu And before God uses abantu you, bose Imana yakoresheje all the people that God has used, ibanza kubashyiraho umwuka we. He first put His Spirit upon them. Aha niho hari irindi kosa twakoze. And this is another mistake we have committed. Gukorera Imana Serving God, twabigarukirije mu rusengero. we have limited it in the church. Gukorera Imana Serving God, twabigarukirije ku kubwiriza we have ubutumwa. limited it in preaching the gospel. Gukorera Imana Serving God, twabigarukirije ku gufasha we have abakene. limited it to helping the needy. Iyo abantu bakora muri When ministeri, people are working in the ministry, iyo bakora mu gipolisi, when they are working in the police, iyo bakora mu gisirikare, when they are working in the army, iyo bakora muri atelier badoda, when they are working in the atelier abenshi ntibajya sewing, batekereza ko ari umurimo w'Imana. many people don't think that it's the work of God. Ariko reka mbere ko But bikora. let me show you how it works. Umurimo wa mbere w'Imana The wawe first work of God that exists ni ubuhamya bwawe. is your testimony. Aho waba ukora hose, Wherever you work, niba ucuruza, where you sell, you purchase things, ucururiza umuntu, you sell things on the behalf ikizakubwira of someone. yuko Imana yakwishimiye What will tell you that God is rejoicing in you nuko shobuja is that your master cyangwa nyokobuja or your mistress atazigera anatekereza kukwiruka, will never think of chasing you away. kuko umuntu wuzuye umwuka Because the person who's filled with the Holy Yari Spirit, ahantu. when he's somewhere, iteka ryose baravuga ngo uyu nguyu or every time they will say this Uyu person, nguyu. this one, niyo nakwirukana abandi bakozi, even if I chase away other workers, uyu sinzamukoraho, I won't touch on this one. uyu Amen. nguyu This one, niwe connection n'ijuru he hano. is the connection of God here. Ariko muzareba abakristo, But you will see many Christians. muzi impamvu n'insengero bazifunga, Do you know why they even close churches? nuko tutigeze tugaragaza ko hari It's itandukaniro. because we have never shown the differences. Ntabwo twigeze tugaragaza We have itandukaniro never shown the differences. ngo bajye bavuga ngo ariko bariya abantu iyo bagiye mu For rusengero them to say that these people, when they go to church, barasenga, they pray, basohokayo and when they come out, bakazana ibisubizo they by'ibibazo, come out with answers to the questions we had. barasenga, They pray, basohokayo when they come out, bakazana umwuka mwiza mu they kazi, come out with a good spirit at work. barasenga, They pray, basohokayo when they come out, bakubaka ingo they zidasenyuka, build marriages that are not going to be destroyed. barasenga, They pray, basohokayo when they come out, abakene muri karitsiye bakamenya ko bafite they amafaranga. need to know that they have money. Niko twabayeho, Is that how we are living? turi beza mu rusengero We are good in church, ariko hanze turi nk'abandi, but outside we are usual like others. turabeshya nk'abandi, We lie like others. turagambana nk'abandi, We betray like others. turasambana nk'abandi, We fornicate like others. turasinda nk'abandi, We are drunkards like others. kuko ibyo byose mvuga Because all these things are ndi mentioned. umupasitori, I'm a pastor. ndabibona. I see it. Hello. Hello. Ariko iyo Imana igiye gukoresha But umuntu when God is going to use someone, imushyiraho umwuka wayo, He sends His Spirit upon this person. rero umunsi muzahishurirwa So ibyo ngibyo, when the day you receive the revelation of this, bamwe batangiye kubihirwa. some of you have started to feel bitterness. Pasitori azanye This thing the pastor has brought, bihuriye he n'umwuka. where is it a meeting with the Spirit of God? Iyo Imana igiye gukoresha umuntu When God is going to use someone, kandi dukeneye abo bantu and we need such people muri sectors zose in z'ubuzima, all sectors of life. bagomba kuzura umwuka. They should be filled with the Spirit of God. Haleluya. Hallelujah. Reka mbahe ingero nkeya, Let me give you different examples, hanyuma nze kujya ku cya gatatu. and then I will go to the third thing. Mu isezerano rya kera, In the Old Testament, Imana imaze kurema Adamu na Eva, after God created Adam and Eve, burya ikintu abantu batazi, one thing people are not aware of, icyo Imana yakuye muri Edeni, what God brought out of Eden, icyavuye kuri Adamu na Eva, what came out of Adam and Eve, bakibona bambaye ubusa, and they saw themselves naked, ni umwuka wera. was the Spirit of God. Kuko ubwiza bw'Imana kuri Because twebwe the glory of God upon us, ni umwuka wera. hallelujah, it is the Spirit of God. Iyo umwuka wera ari ku muntu, When the Holy Spirit is upon someone, ubwiza bw'Uwiteka the buba bumuri. glory of God be upon this person. Hallelujah. Kubera Hallelujah. iki? Why? Kubera ko uwo muntu Because this man ahinduka umuntu wuzuye. becomes a full man. Umuntu wuzuye, A full man, umuntu ufite imbaraga mu buryo a bw'umubiri, person who's strengthened physically,
ufite imbaraga mu bwenge, who's strengthened in the wisdom, ufite imbuto z'umwuka mu who ngeso, has the spirit of the Spirit, kandi uri connected to heaven, and who's ucometse mu ijuru. connected to heaven. Uwo muntu, This person, aho anyuze hose, wherever he passes, ubwiza bw'Imana the burahagaragara. glory of God be seen. Buri Amen. Adamu na Eva, Adam and Eve, icyatumaga inyamaswa zibumvira, what made animals obey them imbaraga z'umwuka zari zibari, was the spirit, the power of the Spirit that was upon them. The glory of God was upon them. buri icyo Yesu yaje kudukorera, What Jesus Christ came to do yaje to kutwereka us, isura y'umuntu he wuzuye, came to show us the full man. ibintu byose bikamwumvira. All things obeyed him. Burya Adamu yari ameze nk'uko Yesu yari ameze. Adam was like Jesus was. Iyo yategekaga imiyaga yaramwumvira, Whenever he would command the wind, they will obey. inyamaswa The zaramwumvira, animals obeyed him. zaramwubahaga, They obeyed him kuko yari yambaye ubwiza because bw'Imana. he was clothed with the glory of God. Imbaraga zaremye ijuru n'isi The power that created heaven and earth, nizo zakoreraga muri they we. were the same power that worked in him. Ariko Amen. umunsi yakoze rebellion, But from the day he rebelled himself, kuko burya byatwaye igihe, it took time. baratubwira ngo Eva They said Eve yabanje kureba urubuto. first looked at the fruit. Already kuba yaraganiriye na Satani They already had talking to Satan. byari ikibazo, It wasn't the issue. ko yagomba kumwira Satani silence, She could have talked to Satan and stopped him from talking. funga ku kanwa kawe. Or shut your mouth. Urashaka kumbwira ngo Do you nsuzugure want to databuja? tell me to disobey my master? Ariko Satani yabikoze mu buryo bw'amayeri. But Satan did it trickly. Niyo mpamvu baravuga ngo tugire umwuka w'ubwenge no guhishura, That is why they are saying we should have the spirit of wisdom and revelation. kuko ngo inzuka yarushaga uburiganya n'ubwenge bubi The muri negative. serpent had more tricks than other animals. Imuha confusion, imuteramo It confused her. ariko nawe ntabwo yahise But for asora mu her, rubuto she did not sow another fruit. ngo yajyaga Immediately. aza She would come ngo akareba urwo rubuto and look at that fruit. ngo arabanza abona ari rwiza, If she first saw that it was beautiful, arataha. she went back home. Undi munsi asubirayo On the second day, she went there. ngo ubona rwatera ubwenge, He saw that it was full of wisdom. rwatera ubwenge, It was entrusted with wisdom. yarusoroma aragenda. She did not pluck it out. Arongera aragaruka. She left. She came the third time. Noneho bwo aza ari hamwe n'umugabo, kuko aratubwira ngo asoroma urubuto ararurya, aho na Adamu wari kumwe On nawe. the third day, she came with the husband because the Bible says she plucked out the fruit and ate it and gave to the husband. Bivuga ngo bashobora no kuba It barabiganiriye, means maybe they even talked about it, both ariko of nzi them. neza ko igihe babiganiraga But what I know truly is that when they umwuka talked w'Imana about it, wari ubarimo, the Spirit of God was inside of them. yakomezaga kubabwira ngo don't, It continued to tell them, do not. ariko irari riza kurusha But imbaraga. the last was Umwuka. fully powered than the Spirit of God. Natwe niko Satani The atugira, same way Satan does to us. iyo agiye gukoresha icyaha When umugabo, he's about to make you commit a sin, umugabo a man to commit a sin, amwereka umugore, he shows him a woman. kamareba kabara ati, He shows him a woman lustfully. uno mugore This woman, akagenda, he leaves. akazongera akamuca He imbere, comes back the second time, ati uno mugore, looks at the woman and say, this woman, agatangira gukora contact, start to touch, agatangira guhamagara. start to call. Ariko iyo ufite umwuka w'Imana muri But wowe, if you have the Spirit of God inside of you, atangira kukubwira ngo ariko he start to uritonde, tell you, be careful, ugiye kugwa. you're going to fall. Buriya rero ikintu cyavuye kuri Adamu na Eva umunsi bakora icyaha, What went off from Adam and Eve when they committed a sin? the Holy Spirit left. Umwuka w'Imana yabavuyeho, umwuka wera yabavuyeho. Ubutware bari bafite burabura, And the dominion they had left to them, ubwiza bari bafite the burabura, glory they had left to them, communication bagiranaga the n'Imana irabura, communication they had with God was disconnected. n'ubuzima bubarinda urupfu bubavamo. Even the life that protected them from death was taken away. Icyo nicyo cyabaje Imana. That's what saddened God. Muzarebe kugira ngo mubyumve neza, For you to understand this clearly, nimujya mu byahishu nako mwitangirira ibice when you bitandatu, go into Genesis chapter 6 chapter 6, umurongo waho verse wa gatatu, 3,
mbere yuko Imana irimbura isi mu gihe cya Nowa. And the Lord, kuko urabona before the Lord destroyed the earth, mu gihe cya Nowa, in the times of Noah, abantu bari baravuye muri Edeni, people had left Eden. ariko baratubwira But they are telling us ngo batangira kongera gusenga Imana. they started to pray to God again. Vuga ngo umwuka wera aragaruka, It means the Spirit of God came back, ariko atagikorana nabo mu mbaraga but nk'izambere. he no longer worked with them like in the past power. Still around. Yarakiri hafi aho ngaho. Ariko noneho abantu batangira gukirana nawe, But people started to fight with him. bagarutse muri ya ntambara nk'iya mbere. They come back to the same battle like the one before. Imana igiye kurimbura isi, And when God was about to destroy the world, iravuga ngo ntabwo he umwuka said, wanjye. my spirit, Umurongo wa gatatu w'icyo gice, on the first 3 of this chapter, umwuka wanjye ntazahora aruhanya n'abantu iteka ryose kuko ari abantu b'umubiri. my spirit shall not strive with man forever, for they are indeed flesh. Aba bantu ni abantu b'umubiri. These people are indeed flesh. Ntabwo umwuka wanjye azakomeza My gukirana nabo. spirit will not continue to strive with them. Iyo Imana ikuye umwuka wayo mu isi, When God takes away his spirit out of the world, ingeso z'abantu zirushaho kuba mbi. all the behaviors of men continues Kuko to ikibuza overload. ingeso z'abantu kuba mbi, Because what stops the behavior of the men to continue to igituma overload? ingeso zanjye zitaba mbi nk'umuntu wizera, What stops my attitude from overgoing? ni umurimo w'umwuka wera It's ukorera muri the twe. works of the Holy Spirit that takes place in me. Naho Pawulo yandikira Abatesalonike, And where Paul wrote to Thessalonians akababwira ngo buriya and told them, people, ngo antikristo, Antichrist, uriya mwami w'ubwigomeke, the king of rebellions, ngo ntashobora kuza cannot come umubuza atari yakurwaho, if the one who stops him is not taken away. umubuza atari yakurwaho. The one who stops him is not taken away. Umwuka wera ukorera mu bizera The Spirit of God who works in the believers. niwe utuma isi itabora, He is the one who causes the world not ngo ingeso zibe mbi. to be corrected. Ariko umunsi Imana izarambirwa But the day God will get tired igakura umwuka wayo, and take away his spirit in the world, bamwe bambwira ngo tuzazamurwa, the psalm says that will be lifted, abandi bakavuga ati antikristo azatwica twese and atumare. others say that the Antichrist will kill all of us. Iyo deba sinjya nyijya, So I do not engage myself in this debate. nta n'ikitumarira. And it does not benefit us from anything. Impanda nivuga igasanga nuzuye umwuka, If the trumpet comes and it finds me filled with the Holy Spirit, hakabaho rabuca nkazamuka, and I get to be lifted up, sawa. that's okay. Nitanavuga antikristo akatwica, And if the trumpet does not sound out and the Antichrist kills us, na ba Petero barapfuye na ba Pawulo even barapfuye. Paul was killed and Peter as well. Icyo ndimo kureba ni iki ngiki. What I'm focusing on is this. Ese impanda nivuga, If the trumpet sounds, umwuka azaba ari muri jyewe. will the Holy Spirit still be in me? Ese impanda nivuga, If the trumpet sounds, Imana izasanga ndimo gukora ibyo will yambwiye God gukora. find me doing the things He asked me to do? Ese impanda nivuga, If the trumpet sounds, izasanga umwuka w'Imana ari muri wowe. will find the Holy Spirit in you, Izasanga umwuka w'Imana ari muri will wowe. find the Spirit of God in you, Izasanga umwuka w'Imana ari will muri find wowe. the Spirit of God in you. Kuko iki nicyo tugomba kwitaho. Because this is what we have to care about. Nawe ibindi byo kuvuga ngo tuzazamurwa cyangwa And ntituzazamurwa, the rest about us being lifted or not, ikizadukurura tukazamuka what will attract us to be lifted? ni umwuka wa Yesu It Kristo is muri the twebwe. Spirit of Jesus Christ who's inside of us. Uzarebe iyo ufashe ikintu cya rukuruzi, If you take magnet, the magnet ukayishyira ahantu hari ibyuma bivangavanze, and put it close to the materials, ibintu irons, birimo feri byose, everything with the iron, imisumari, ibice by'ibiki the byose birazamuka. nails and everything will attract themselves Ariko immediately za to the magnet. aluminium, za The byisigaye hasi. aluminium and everything will remain down. Umwuka wa Kristo n'uba uri muri twebwe. If the Spirit of Jesus will be still inside of us, Impanda nivuga, and the trumpet sounds, haba ari muri rapture,
It may be in rapture. haba ari ukuzuka kwa kabiri. It may be in the second coming. Nyamwira abantu ngewe ntabwo njya I impaka, usually tell people, ntabwo Imana yaravuze ngo ibyahishwe n'ibyo byanyu, ibyahishwe n'iby'Imana. I do not argue because the Bible says the hidden things are of God and the revealed things are of the people. Ariko kubera ko abakristo bakunda ibintu biba But because Christians like to engage themselves mu bintu by'impaka, into the debates, bikundira ibyo ngibyo bihishwe. they love those things that are hidden. Umuntu akaza akakubwira ati ngiye kubabwira ukuntu mu ijuru hasa. They will come and tell you, I'm going to tell you how heaven looks like. Yatangira no kurivuga nkumva siryo yagiyemo. And when they start to talk about it and I hear it's not why they got into. Barumva umuntu urimo kwigisha akubwira ngo ngewe narazamutse ngera mu ijuru. Have you ever heard people teaching and saying, I went up in heaven? Ngo mbona abantu bamwe batuye mu nzu zitagira amashanyarazi. And I saw some people who lived in the house without electricity. Ngo abandi ngo bagenda n'amaguru, abandi bagenda mu And modoka. others were working on foot, others in the vehicles. Abandi ndakanyaga iryo ntabwo ari ijuru And ry'Imana. truly I say, this is not the heaven of God. Iryo ni ijuru ryo mu nzozi. This is the heaven in dreams. Kuko mu ijuru first of all ngo nta n'izuba rizabayo, ngo Imana niyo mucyo wawo. In heaven there will not be the sun because God is the light. Izo nzu there. zitagira amashanyarazi ntaziha. So these houses with no electricity do not exist Ibyo there. bintu by'abantu bazaba mu mazu manini n'abamatoya. Yesu atubwira ko amazu yacu yarateguwe. The things of the houses, the bigger ones and the small ones, Jesus Ngo bamwe said, bazabona amakamba manini houses ngo are abandi already matoya. prepared. Some will have the small crowns and the bigger crowns. Yewe nabwiye Imana Me, I told God, ntiyi si nayiruhiyemo cyane. I have suffered in this world a lot. Jyewe uzanyihera agakamba gatoya. Just give me a small crown. Icyangombwa nuko nzaba ndiyo. The only thing is that I have to be there. Amen. Ariko uzi kugenda wikoreye ikintu kiremereye Do you not n'imirimo carry yose. something very heavy on your head? Iryo ntabwo ari ijuru. That's not heaven. Iryo ni ijuru in the image of earth. Rikozwe Iyo ni mu isura ijuru. y'isi. That's the heaven in the image of Aho earth, bamwe baba basumba abandi, bamwe where bakomeye. there is no equity. Mu ijuru In heaven, twese tuzaba tureshya. we will all be equal. Uzi impamvu? Do you know why? Yesu niwe waciye umugani. Jesus is the one who made Aravuga a ngo parable umuntu yari afite umurima. and said a man had a land Abantu bamwe baraza barakora saa mbiri. and many people came and worked from 8 a.m. Basezerana idenariyo. and they agreed one dime. Agarutse saa tanu Others, when he came back at 11, asanga abandi. he found others. Mujye mu murima wanjye ndabahemba. Go to my land and dig, I will reward you. Aje saa cyenda When he came back at 3 p.m., abwira abari abasa ati namwe mujye mu murima wanjye he mukore. told those he found there, you too, go Agejeje to my saa kumi land and n'ebyiri. dig. He went outside again to 6 p.m., Saa kumi n'imwe 5 p.m. abwira abo sanza ati kuki mutarimo gukora mujye He munamukora. told others, those he found outside, why are you not Saa kumi working? n'ebyiri Go and igeze. work. At 6 Ati p.m., mwese muze he muhembwe called all of them together. idenariyo. He gave each one a Abasambiri dime. baravuga ati koma twebwe twaje mu gitondo aba baje nona. Those who started at 8 a.m., he said, how is it possible? We started earlier than others. None duhembwe kimwe. And now you're rewarding us the same, equally. Wa mugabo He said, human, ntitwasezeranye ko nk'uha idenariyo. didn't we agree that I will give you one dime? None se siyo nkwaye. Isn't it what I'm giving you? None se niba nshaka kugira ubuntu mu byanjye If bikurebaho I want to have grace in my things, do you want to stop me? ibyo muberekera Imana ntizahemba. Leave those to God because He's the one who's going to reward. Imitekerereze y'isi muzayisige hano. The thoughts of the world, leave them behind. Kuko Imana ije ngo tuhabwe, Because what God wants, tuzanabivugaho. Iravuga ngo muhabwe says, umutima w'ubwenge no guhishurirwa. have the heart of wisdom and revelation, Ngo mumenye n'ubwiza bw'ibyo and azaragabe. know the beauty of the riches of the things He's going to give to the saints. Icyo nicyo Hallelujah. kinezeza. That's what pleases me, Nuko nzahembwa kimwe n'abaje nyuma. is that I will be rewarded equally to those who came late. Ko nanjye hari abantu njya ndeba nkabagirira ishyari kubera za achievements zabo. Because there are things people I look at and they feel jealous because of their achievements. Nimukorere Imana cyane. Serve God diligently. Cyo nzi nuko nitugera mu ijuru tuzahembwa What I kimwe. know is that when we go to heaven, we'll be rewarded equally.
kuko nanjye ngira abandusha. Because I have some people who have gone beyond me. Ariko nanjye ngira abandusha. But there are those that are beyond too. Ariko twese tuzahembwa kimwe. But we will all be rewarded equally. Kuko igihembo cyacu Because our reward no kuzasa na Yesu. is having the image of Jesus Christ. Hallelujah. Kuzabana na Yesu. Is to live with Jesus Christ. Ibindi bisigaye n'iby'imitungo yo kwisi tuzatwara rest of the possessions and everything. So iyi Imana ishaka gukora. So when God wants to work, itoranya umuntu. He chooses someone ikamushyiraho umwuka. And put His Spirit upon him. Agakora. And he works. Urashaka kuba uwo muntu. Do you want to be that person? Ndagira ngo iyi minsi mifite 40. I want you in these 40 days that you have. Ujye imbere y'Imana uvuge ngo come before God and say, God, ndi umuntu waremye. I am a man you have created. imirimo myiza. And you created me for good works that you have foremen, that I may work in them through Jesus Christ. Nshyiraho umwuka nkora icyo wanditse. Pour out your Spirit upon me so that I can do what you have made me to do. This is the revelation that you should take that is tangible. Let me give you a few examples and go to the third. Do you remember when Joseph was in Egypt? Egypt had a problem. Pharaoh searched for someone. He had a dream and he's confused about it. These cows that eat other cows. These sorghums that eat other sorghums. And this dream has failed to go out of my head. He invited the wizard and witch doctors and scientists and the agronomists and the veterinaries. The wizard said, we cannot be able to interpret this. The scientists said, these cows that eat other cows, we are not aware of them. The sorghums that eat other sorghums, we are not aware. But one of his servants said, there is someone we were with in the prison. He is the one who reveals the dreams, like he's the one who gave them. They went and shaved his head. They sprayed good perfumes and good garments upon him. He came before Pharaoh. And Pharaoh introduced the dreams to him. And he told him these dreams. We have a God who reveals the secret things. But this is how what they mean. 7 years of harvesting that will be followed by 7 years of famine. But our God does not reveal only the hidden things. He does not show only the problems. He also gives the medicine. He said, let the whole Egypt reap for 7 years. He even gave him the quantity they must sow. You should give the 1/5 that you have to harvest. Do you know what it means to those with mathematics? That season of harvesting, 1/5 of what they have harvested was equal to the things that they would harvest yearly. Even more than what they would harvest yearly. Why am I telling you this? They would keep 1/5 yearly. For that would take place for 7 years. And in every village. And then it will sustain them for 7 other years. Because our God has mathematics that is greater than men's. But who is going to reveal that? Only the people with the Spirit of God. Joseph was not in the church. He was keeping an eye to the economy of the government.
yari minekofine He was the minekofine of that nation. ashinzwe planning y'igihugu na ekonomi yacyo. He was in charge of planning and economy of this nation. uzi cyamuhesheje iyo Do you know promotion? why gave him this promotion? ngo Farawo yumvise ayo magambo, When Pharaoh heard these words, yumvise iyo mibare, when he heard these maths, yikuramo impeta, he took out his ring. abwira abagaragu be bamukikije, He told all his servants around him, arabwira ati ninde wundi mwambone who else can you find uri mu mwuka w'Imana, who is filled with the Spirit of God, ushobora guhishurirwa who ibintu can nk'ibi, reveal things like these? ngo mwambikiye impeta y'ubutware. And I will give this ring of authority to him. Agatereka ntabwo ari twebwe. They couldn't agree. ayiha Yosefu, He gave it to niba Joseph gutembereza and umurwa said, let them escort you and move kugira you ngo abaturage around bose bamenye uwo uri we. this city so that people will know who you are. kandi muri Egiputa And in Egypt, amategeko yose uzatanga all the laws that you will give, the orders you will azubahirizwe give, nk'aho ari jye may wayatanze. they be obeyed like I'm the one who have commanded. niki cyahaye Yosefu promotion? Who gave the promotion to Joseph? umwuka w'Imana It is the Spirit of God that was kugeza inside aho of him. n'umwami w'umupagani That even the king who is a pagan avuga tumva will say that, I'm impressed, ndatangaye, I'm impressed. uyu muntu arimo umwuka This w'Imana. man is filled with the Spirit of God. umunsi nzabona umurokore The day I will see a Christian uri so innovative, wuzuye ubukoryo, ufite ubwenge, oya ntabwo ari ubukoryo, innovation ntabwo ari ubukoryo, ubukoryo ni muri negative, udushya, uhanga udushya, who's filled with innovation, umuntu w'umuhanga, a man who's filled with aho akoze hose whatever they touch, bavuga ngo muzareho kanaka yakoze hose, you should see this person where he has worked. hari undi mwuka There uhari. is another spirit behind. Daniyeli ari i Babuloni Daniel, when he was in Babylon, amaze guhishura inzozi z'umwami zari zananiranye, after he had revealed the dreams of the king which umwami were hard yaravuze to ngo reveal, uyu muntu the king said, Imana ya Daniyeli the God of niyo Daniel, Mana, he is the God uzayivuga nabi who will say bad things about inzu ye him. bazayisenye bakuremo igiti May his house bakimwambikeho. be destroyed and his head be slaughtered. Berushaza mu gice cya 5 cya Daniyeli Belshazzar in chapter 5 of the book of Daniel amutangira ubuhamya, was witnessed aravuga ngo uyu and nguyu said, this one, numvise bakuvuga I heard you being talked ku about, mwuka w'Imana aba muri wowe, that the Spirit of God is upon you, ngo kandi ugira ubwenge bwo guhanga muri and byananiranye. you have the wisdom to reveal the secret things. Uzi impamvu ndimo kubabwira ibi Do you ngibi? know why I'm telling you this? dukeneye abantu bameze nka We Daniyeli, need people like Daniel. dukeneye abantu bameze We need nka people Yosefu, like Joseph, bazatuma abantu bamenye ko umuntu uri mu mwuka who will w'Imana cause others to know that the person with the Spirit of God, aho ageze azana ibisubizo. where they live, they bring answers. Haleluya. Hallelujah. Muzitegereze Dawidi You should focus on David. amaze gukora icyaha After he committed a sin, yarasenze he prayed. avuga ngo Mana, He said, God, mu byo unkoraho byose above all the things you can do upon me, forgive me. umbabarire, Forgive me. ntunkureho umwuka wawe. Do not take away your spirit from me. kuko Dawidi yari abizi ko Because ibanga rye he knew his secret kugendera mu mwuka. relied on the Spirit of buriya rero God. iyo Pawulo asengera bariya bantu bo muri Efeso When Paul was praying for the people of akabwira ngo Ephesians, ndabasengera, and he said, I pray for you, ndabingingira I plead for you, ngo Imana ibahe umwuka that w'ubwenge God will give you the spirit of wisdom n'uwo guhishurira and the spirit of revelation, ngo muyimenye. and you having the knowledge of Him. uyu munsi nibanze ku mwuka wera, Today I emphasized on Ni the nawe Holy Spirit, tuzavugaho cyane. and He's the one we'll talk about for the rest of the days. Yesu turamuzi, We know Jesus. siko rimwe na rimwe nibaza niba tunamuzi. Sometimes I even wonder if we know Him. iyo ndebye ukuntu tugenda When I look at how we walk, aba bantu Yesu baramuzi. I wonder if these people know Jesus. Reka mbabwire ikintu gituma mvugana. Let me tell you why I say this. ariko mwewe mushobora kuba muri beza ibyo ngiye kuvuga ntabwo muyikora. Maybe you are good. The things I'm going to talk about, you don't do them. Rase mu bantu bangana burya hashobora kubamo abasambanyi. Would we have fornicators in this church? Igihe aho nayo waraga najyaga mbabona. For me, where I used to be a leader, I would see them.
I used to see them. nkababwira nti ariko I would tell them, muzi Yesu? do you know Jesus? Bati, They would say, yes. are you sure? Are you sure? Urabyizera? Are you sure? Niba uzi Yesu If you know Jesus ukaba uzi ko abona byose, and you know that he sees ukaba everything, uzi ko no mu mwijima byose and you ababireba, know that even in the darkness he can still see, iyo ugiye gusambana uramubwira when you agahumiriza. go to fornicate, do you tell him to close his eyes? Hello? Hello? Arahumiriza cyangwa Does he muramusohora? close his eyes or you tell him to go out? Kuko niba udashobora gusambana umuntu akureba, Because if you cannot be able to fornicate when someone is looking at umbwira you, ute ko uzi Yesu how do you tell me that you know Jesus? warangiza ugasambana guhagaze And hejuru? then you fornicate when he's looking at you. Hello? Hello? Kuko ririya sengesho Pawulo yasengaga, Because this prayer Paul prayed, ndabasabira I plead ngo Imana ibahe umwuka w'ubwenge n'uwo that guhishurira. God will give you the spirit of wisdom and Ngo muyimenye. understanding so that you can have the knowledge of Kuko him. iyi knowledge tubona Ubu bumenyi tuvuga, ituma n'imyitwarire yacu ihinduka. it causes our behaviors to change. Iyo wakiriye Yesu nk'umucunguzi When you n'umwami, have received Jesus Christ as your Lord and Savior, hari ibintu udashobora there kujyamo. are things you can engage yourself into. Njya mbona abapasitori barwana I see pastors fighting bakagambanirana, and they betray each other, abakristo nabo bakabigana and Christians bakabafasha. follow their lead. Aba bantu And I say, these people, Yesu aracyari ku ngoma, is Jesus still on the reign? baramuzi se? Do they know him? Umuntu umwe yigeze kumbwira One man once told me, ngo iki sinshobora kuguma hamwe I cannot ngo remain abantu bantwariye silent itorero. if people are taking my church. Ndawe nti yose burya ugira itorero. And I was like, truly, do you have a church? Cyewe nari nzi ko ari irya Yesu, Because I thought the church belongs to Jesus. kandi Yesu yarariguhaye, Yet Jesus gave it to you. ari igihe uje ukaritwara, I'm the one who came and took it. naguhinda ya bukuru. I would let you go ahead. Mwabonye Dawidi, I saw David. Abusalomu yamukoreye kudeta, Absalom took over his reign. kandi Dawidi yari afite ingabo zikomeye. And David had mighty warriors. Arabireba gatoya, He said, no, Imana yanshyize kuri iriya ngoma God who made me reign, izayinsubiza. he will give it to me back. Arigendera. He left. No kugira ngo arwane, Even him going to fight, Abusalomu niwe wamuteye. Absalom is the one who came against him. Aravuga ati sawa uje kurwana He reka said, turwane. since you've come to fight, let's Ariko fight. abwira abasirikare baravuga ati mumbabarire, But he told the soldiers, please kiriya kigoryi Abusalomu ntimukice. do not fight with that foolish man. Iyo binamukundira ariko abwira Do ati not kill him. Abusalomu subirana izo ngabo At least he would have told him, Absalom, go ubwami back. narabugusigiye urundi I urashaka have iki left kurwana. you with the kingdom. What do you want? Ariko dukunda kurwana, But we like to fight. ariko giye uje ngo turwane. But if you come to me and you want to fight, Iyo ntambara yo nageze naho batakitera amabuye ntabyo nkibamo. I wouldn't throw a stone. Iyo ibyo watwara byose nabikurekera. Whatever you want to take, I would let you take it. Niba utwaye itorero If you want to take the church, ritware neza. you take it in peace. Jye sindi bukora ibyaha. I won't commit a sin. Uwanshyize muri iyo ntebe The one who have made me sit in that seat azaza ayiguhagurutsemo. will come and take you out of it. Amen. Simple. As simple as that. Ariko kugira ngo umuntu azabimenye, But for someone to get the revelation of that, nuko afite umwuka w'ubwenge no guhishura. it's for that person to have the spirit of wisdom and knowledge. Aya magambo ndayakunda cyane. I love these words. Bayampaye kwigisha abana bagenzi ndabigisha mpereye. When they gave me the part to teach about this, I was Kuko wondering. nayigiyeho ibintu byinshi. Because I learned so many things through them. Nayasengeyeho kenshi. I prayed through them many times. Nabonye umusaruro wayo muri I've byinshi mu buzima seen bwanjye. the benefits of it through different prayers. Abana bose niba babyumvaga, I wish you would understand ngo tuvemo abantu bafite umwuka w'ubwenge no that guhishura. we will become people who are filled with wisdom and the spirit of revelation. Reka ndangirize ku wundi muntu umwe Let me conclude with one person kugira ngo ne kugarukira ku bakomeye gusa. so that I won't conclude with only powerful people. Ubwo bubakaga ihema ry'ibonaniro, When they were building the tent, Imana yabwiye Mose God told Moses, ngo nshyize umwuka wanjye I have placed my spirit kuri Besaleli, on the man called Bezalel. ngo muhaye umwuka w'ubwenge I'm giving him the spirit of wisdom wo gukata to cut
wo kudoda, to sew, wo kuboha, to weave, wo kubaza, to do carpentry. Yes. Urumva n'abakora iyo mirimo niba hari zone dukeneye abantu nabo buri mu mwuka. Even the people we need who are in the spirit. Abantu ba mbere batubahiriza amasezerano n'abo bantu bakora iyo myuga. Who do not obey the principles are these people in these workers. Udodesha ku mudozi. You go to make to the tailor. Akakubwira tumwenda uzaze kukutwara kuwa gatanu wahagera tisindatangira ko. Collect your clothes on Friday and they will tell you it's not ready yet. Kugira ngo uzabone umufundi utiba sima. For you to find someone who does not steal the cement, it's hard. Iyo uguze imodoka nshya mu Rwanda. If you buy a new car in wibaza garage uzayijyana mu ndiho yiba ama pièces. You ask yourself which garage you'll take it to so that the parts won't be stolen. Ibi rero nibyo byitwa kugendera mu mwuka. These are the things that requires you to work in the spirit kuko fully. Impamvu tutagira ubuhamya hanze. Because the reason why we do not have testimonies outside there, ubwiza bw'Imana, the glory of God ntibutubaho iyo tugeze hanze. It is not seen upon us when we are outside. Noneho Pawulo agasenga. And that's why Paul prayed, ngo ndabasabira. I plead for you. I plead on your behalf. Imana ibahe umwuka w'ubwenge no guhishurira. God will give you the spirit of wisdom and revelation. Ngo kugira ngo ibyo bintu mubimenye. So that you may have the knowledge of these things. Ngo noneho nimusohoka. That when you go out, abantu bavuye ngo twabonye umuntu uri mu. People will say we have seen a person filled with the spirit of God. Reka ngarukiriza ahangaha. Let me stop from here. Ariko but ibi rero nibyo bintu byoroshye. These are the easy things. Kera nkikizwa. When I first got saved, nasomye igitabo cy'umuntu witwa Tore. I read the book of a man called Tore. How to bring souls to Christ. Wazana utabantu kuri Yesu. How you can bring souls to Jesus Christ. Aravuga ngo hari ibintu bitanu ukenera. He says there are 5 things you need. Ugomba kuba waramenye Yesu nk'umucunguzi. You should know Jesus Christ as your Lord and Savior. Shyiraho tick. That's a tick. Ugomba kuba ukunda gusoma ijambo ry'Imana kuko niryo uzakoresha wigisha. You should love to read the word of God because it's what you will use when you'll be teaching. Shyiraho tick. I ticked. Ugomba kuba umuntu ukunda gusenga kuko niwo murongo uguhuza n'ijuru. You should be a person who loves to pray because that's your connection with heaven. I ticked. Ugomba kuba ukunda abanyabyaha kuko nibo uzaba ugiye kubwira. You should love sinners because they are the people you're going to preach to. Shyiraho tick. I ticked. Ugomba kuba wuzuye umwuka. You should be filled with the Spirit. Sanga icyo ngicyo. I found that. Rero mana nari umukatolika yewe. I was a Catholic. Mubwira Imana bare mana iki cyo. This one, ndumva kitarimo. I think it is not included. Ariko umugabo yaravuze ngo. But that man said, muri ibyo bitanu. Among these 5 things, iki nicyo cyoroshye. This is the easiest thing. Kuko si wowe ubikora. Because it's not you who does it. Bigusaba ikintu kimwe gusa. It requires you just one thing. Inzara n'inyota. Thirst and hunger. Ugenda ubwire Yesu ibindi azabikora. Go and tell Jesus and he will do the rest. Nicaye munsi y'igiti. I went under the tree. Ahantu nakundaga gusengera. There is somewhere I used to pray a lot from. Ndashaka kugukorera. I told Jesus I want to serve you. Kandi uyu mugabo yavuze ngo ni wowe ubikora. And this man said, you're the one who does it. Nanjye binkorere. So do it for me too. Arabikora. He did it. Hallelujah. He did it. Namwe rero. You too. Ikintu kimwe gusa. It's only one thing. Ejo tuziga kuri Yesu. Tomorrow we'll talk about Jesus Christ n'umwuka wera. And the Holy Spirit. Yesu yaravuze ngo. Jesus said, ninde muri mwebwe? Who is among you? Umwana wasaba umugati akamuha ibuye. Whose son asks for the bread and they give him a stone? Yamusaba igi akamuha And when he asks for an egg, they give a scorpion. Yamusaba ifi akamuha inzoka. And when he asks for the fish, you give a snake. Ngo ko muri babi mukamenya guha abana banyu ibyiza. You are evil and you know how to give good to your children. Ngo so mu ijuru we ntazaha umwuka Your Father in heaven how will he cease to give his spirit to those who ask for it? Uzi urufunguzo rw'icyo? Do you know the key to this? Inzara. Thirst and hunger. Mama. Hang up, mourn out. Go before Jesus and tell him I have a hunger to be filled with the Spirit. In another passage he said, if you are thirst,
come to me anywe and drink. ngo kuko unyizera wese Because whoever believes in me, imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu the nda ye. fountain, the rivers of the waters will overflow from his akaduha womb. igisobanuro And he gives the ngo ibyo yabivuze explanation. abyerekeje ku mwuka wera He said it allocating it to the uwo Holy abamwizeye Spirit. bendaga kuzahabwa That the one whom they had prayed to and the hope that he was going to be given to them. inzara n'inyota. Hunger and thirst. mwami yesu Lord Jesus, more power imbaraga nyinshi. nyongerera imbaraga. Pour out your power. mwuka wera Holy Spirit, come and take me ngwino Uze- umfate. umfate Come and take me. unkoreshe. Use me. reka mbabwire ikintu kimwe Let me tell you one thing. umunsi uzishyira ku gicaniro The day you put yourself on the altar kandi ubikuye ku mutima and from your heart ukabwira imana ngo mana and you tell God, God, nyuzuza umwuka fill me with the Spirit. aza ategeke For him to come and take Azayobora. control, to come and lead. imana isoma imitima God who reads the hearts, izabikora who searches the heart will Kandi do it. nibikora. And if he does, muzabibona you will see it. muzabyumva You will hear it. ntimuzabishidikanya You will not doubt. ariko iyi minsi 40 But in these 40 days, buri muntu wese wicayemo hano everyone who's seated here, niyo waba uri na pasitori even if you might be a erega buri pastor, ikintu kitwica what kills us, twibwira ko twe twageze we think we have reached there. wenda abandi bashobora kuba barageze Maybe you have, ariko jyewe no but for me, I haven't. hari nivo nyishaka There is kugera another level I want to reach to. hari nivo y'umwuka nyishaka There is kugera another dimension of the Spirit I want to iri reach to. sengesho nanjye ndacyari This prayer, I do still do the ngo same mana prayer. umpa umwuka w'ubwenge no God, guhishurirwa give me the spirit of wisdom and revelation, ndusheho kukumenya that I will have the knowledge of you, ndusheho kumenya imbaraga that I will zawe have the knowledge of your power. tuzabikomeza ejo We will continue tomorrow. Amen. tugiye gusenga imana We are going to pray to God, ariko reka mugutume but let me send you this. usohoke hano Go out there. waba uri muto You might be young waba uri mukuru or older. waba warakiriye yesu You have received Christ cyangwa or utaranamwakira not yet, maybe. umwuka wera naza If the Spirit of God Niba utari comes, wanakira Yesu, even if you haven't niba received utari the Spirit, wanamusobanukirwa, even if you haven't received wazagufata. Him, He will capture ugira you inyota ya yesu and you will have the thirst of Him. niba waramumenye If you have known Him, uzarushaho gushaka kumenya you kurushaho will beseech to find Him even more. ejo tuzakomereza aho ngaho Tomorrow we'll continue umwuka from wera the Holy Spirit, umwuka wo guhishurirwa the Spirit of revelation, kumenya. the Spirit of knowledge. imana ibahe umugisha May God bless you. dusenge imana Let's pray to God. twongeye kugushima mwami wacu yesu kirisito We thank you again, Lord Jesus Christ. niwe watubwiye ngo umuntu nagira inyota azaza aho uri anywe You are the one who said, whoever with thirst come to me and drink. ndasengera iri teraniro I pray for this church, kandi nanjye ndimo and I'm included, ngo uyu munsi that today twese utugenderere you will visit all of us. uduhe umwuka wo guhishurirwa Give us the spirit of uduhe revelation. umwuka wo kumenya Give us the spirit of ngo wisdom, tukumenye imana that will have the knowledge of you, tumenye ibyo wahishiye that abera will know the things you've Ibyo hidden amaso for your atigeze saints, abona. the things the eyes have Ibyo never amatwi seen, atigeze yumva. the ears have never Ibyo heard, umutima utigeze the utekereza. heart have never imagined. ubiduhishurire nk'ubwoko May bwawe you reveal them to mana us as your turashaka kuva people. muri teori We want to live the life Tuve of mu theory. magambo. We want to live into the word Twinjire mu things. bikorwa. We want to enter into Tube abantu ugiye actions. gukoresha. We want to be people you're Mu going to mirimo yose use. turimo. In all these works we Abantu are in. batubone. But people will see. nibatubona And when they see us, babone presence they yawe will see your reka presence. imbaraga zawe zize Let your power come. tukiva ahangaha As we depart from here, abantu bamenye ko twari kumwe let nawe people know that we're with you. imbaraga zawe That your zidukoreremo power will work through Imbaraga zawe us. zidukoreshe. Your power will use us. wihesha icyubahiro That will glorify uduhe you. umugisha tuwuhesha abandi And the blessing will give to umva gusenga others. dusengeye aha mana And the prayer we pray from reka here, umugisha utanga let the blessing you urenze uwo give twebwe that twamenya is beyond what we can Umugisha wo imagine, kukumenya. the blessing of knowing umugisha wo you, kukumvira the blessing of Umugisha wo obeying you, kukubaha. the blessing of Umugisha wo obeying you, kugendera mu mbaraga the z'umwuka. blessing of working in the power Ujyane of natwe the twese. Spirit will be with us all. mu izina rya mwami wacu yesu In your kirisito name we pray, the Lord Jesus Christ. amen Amen. amen